Hi, hello. Dutangiye tubashimira inshuti bakunzi ba Udushya TV. Kuri ino nshuro turabashimira cyane aho mugeze mukora share kuri channel yacu Udushya TV. Niyo byo byaduteye n'imbaraga zo kugira ngo natwe turebe ko nk'itsinda rigari Udushya kabisa tubashakira ibintu biri mu kazi. So kuri ino nshuro Udushya TV twabazaniye application tugiye gukoraho utuntu turi nk'uduseri cyangwa se utu episode tw'amatitoriyo tw'uruhererekane nyine. Ubwo turagira ngo abantu bose muze kuba muri hafi, mube hafi. Kuba hafi nta kundi ni ugukora subscribe, warangiza ugakora no kunzogera. So muri ino minsi twabazaniye application yitwa KineMaster ni application nziza cyane ku bantu bifuza gukora video, kweditinga amafoto, ku bantu bifuza kumenya ukuntu wafata amavideo abiri ukayashyira kuri screen imwe. Turaza kubibereka. Hanyuma muri ino application ni ibintu byinshi cyane, yeditinga n'ama writings, yeditinga amafoto, yeditinga ama music, ushobora kuvanga umuziki. Ikindi hano tubafitiye n'umuziki w'ubuntu wabasha gukoresha ahantu aho ariho hose. Ushobora kuwukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ushobora no kuwapulodinga nk'uwawe. Ino application kabisa nk'Udushya TV twabazaniye application iri mu kazi. Icyo dukora nta kindi rero, so hari tutorial twateguye tugiye kugenda tuzishyira kuri ino channel Udushya TV zerekana ukuntu wabasha kuyikoresha. So mu gihe gito cyane ubaye uri hafi warakoze kuri notification kugira ngo video yose dushyizeho ujye ubasha kuyibonera igihe, wazikurikira mu gahe gato cyane tayari ugahita utangira nawe kubishyira mu bikorwa. So ni ibintu byoroshye. Application irahari kuri Google Play Store, ni ubuntu. Icyo ukora nta kindi, uragenda ukayidownloadinga. So ahangaha kuri telefone yacu twe turayifite, kandi ikindi ni application ikora kuri Android phone, smartphone isanzwe kabisa, apfa kuba ari Android. So icyo ukora nta kindi, uraza kuri Google Play Store ukayidownloadinga. Nje application ndayifite, ariko iyo utayifite uraza kuri ino app yitwa Google Play Store ukayidownloadinga. Gusa KineMaster tugiye gukoresha ni iyi ngiyi, ni application KineMaster. Uraza ugaklika, ukabasha kuba utegereje igafunguka. So ukeditinga, tugiye kubereka akagero gatoya ku buryo wakweditinga nk'amafoto yawe, uburyo wakweditinga agafilime, uburyo wakweditinga akavideo, uburyo washyiramo umuziki ukamixinga, uburyo wakweditinga ama writings. Igira writings, ikagira ama bond yo kwandikamo, italic, ama format, ubundi ikagira n'amavideo y'ubuntu ushobora kweditinga. Ushobora kuhakura amavideo utiriwe ukora video. Ushobora nko gufungura channel wenda ni urugero, cyangwa se ugafungura ukaba wakwandika igitabo ukoresheje editing kuri ino application. So igira imiziki y'ubuntu, ikagira amafoto y'ubuntu, ikagira format z'ubuntu, ikagira n'amavideo y'ubuntu. So ushobora gukora ushobora gutangira nka project runaka izakenera bimwe muri ibyo tuvuze, ukabasha kubibona utegereye umuproducer cyangwa se kubigura ahandi hantu runaka. Icyo ukora nta kindi, uragenda ukadownloadinga, ubundi ugakurikira step by step. Nk'abantu mu rugero by'umwihariko bakora YouTube channel hano tubafite, murabona turiya tuntu tw'utumenyetso kaza, ukabona karaje ngo kora subscribe, ngo kora share na notification, ukabibona nyine kaje nk'akavideo. So ibyo byose hano tuzagenda tubereka uburyo ki ushobora kubikora ukoresheje telefone yawe. So ikindi tuzabereka ni uburyo ki wabasha gukora video ukabasha kuba ni byinshi. Icyo dusaba ni uko wabana natwe ugakurikirana notification ikageza uyireba. Tugiye gukora share ya tutorial. So ino application ifite ibintu byinshi cyane kabisa, nk'umuntu w'umujene, nk'umuntu ushaka kwiteza imbere, nk'umuntu ushaka animation, film and editing. So harimo ibintu byinshi. Icyo ukora nta kindi, uraza urabona nkangaha batuzanye, dore ni uku nguku imeze. Wowe nubwo ugitangira ukiyesitara zino video nizo nakoze, wowe ntabwo nizo twabashije gukora nko mu kazi kose. Twe tuba turi mu kazi nyine, urabyumva. So utu tuntu ubona utu ngutu tubasha kudukora, ukaba wagashyira nko kuri video yawe.
ukabasha kuba wahuza video ebyiri, ukabasha kuba wakura video, ushobora no tuzabereka n'uburyo ushobora gufata video ukaextractinga umuziki ukawukuramo, ugakuramo umuziki, ugafata nka video runaka, so warangiza ugakuramo umuziki. Wenda reka dutangire nk'ako kantu tukabereke uburyo wakuramo video mu muziki. So wowe icyo ukora nta kindi, yari video uraza ugiye gufata, uraza hano hagati ugaklika